uvuga ngo twebwe abasiganirwaho dutegekwa Simba wa Yuda aze kugera hano niwe mu kanya n'ubundi uraza gukomeza indirimbo ya Magana ane ubundi muzo gushimisha Imana twese basiganirwa abo dutegekwa twitegeye ururembo tuzarutaba urwo rurembo rwera n'imirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera Yesaya ibice 65 umurongo wa 23 ngo nibazaruhira ubusa yaba mu bana yabyaye yaba natwe twasigaye. Urumva mu nzawuki uko turaba ba Fabien n'abandi barahari, wenda sinakunze kugaragara cyane ari mu nzawuki kubera yuko nari ndi kwiga ijambo ry'Imana nuko Pastor Theogene yabishakaga yuko yazabona ndi kuvuga ubutumwa bwiza, nazaba ndi kuvuga ubuhamya kuntu yankuye mu yobyabwenge, kuntu yankuye muri gereza, kuntu yankuye hanze inda n'imbaraga se n'amavunja byaranyize, nanjye akamindura icyaremwe gishya ngahinduka icyaremwe gishya, akandambika ibiganza nanjye ngahinduka icyaremwe gishya. Rero urumva kuri uyu munsi twaje kwibuka, kandi kwibuka ni byiza cyane. Icyo namuvugaho turi kumwe ni byinshi cyane nabonye, havuyemo kwambara nkaberwa, havuyemo kubona perime y'imodoka, havuyemo kuvuga ubutumwa bw'Imana, havuyemo kongera guhura n'inshuti, havuyemo kongera guhura n'abantu b'Imana beza. Mbese imirimo Pastor Theogene yakoze byatumye natwe duhinduka abana b'Imana, Ijambo ryarambwiye muri Zaburi y'115 yarambwiye ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba nshyira ahantu hagati. Rero ahantu turi ni hagari cyane, harimo amahoro muri Kristo Yesu. Numvaga rero namwe mwese nizera yuko mwaje ahangaha ku gituro cya Pastor Theogene umugaragu w'Imana, nizera yuko namwe mwagiye mubona ibintu yagiye akora byagiye bitanga umusaruro, byagiye bituma natwe tubona ijambo ntajyo twari dufite. Imiryango n'inshuti nabo bamwe nago bari batuzi, ariko bari kutubona mu izina rya Yesu, bari kutubona mu ishusho nziza y'ubuhamya bwiza, yaba abatuzi tuba hanze, yaba abatuzi mu biyobyabwenge, yaba abatuzi muri gereza, yaba abatuzi muri bya bindi bitari bifite agaciro bitaheshaga Imana icyubahiro. Ariko iyo batubonye ubu ngubu turirimba, tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga kugira neza k'Uwiteka, tuvuga gukomera kwayo, Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Rero ndashimira mama Pasiteri Asiya, ndamushimira cyane kuko yarangaburiye, narambaye, agasura karagarutse, n'aka gasura ni ukubera Imana yamukoreyemo mu izina rya Yesu. Ibyo natari narabonye byo kurya nagiye mbibona, yaba ku gasake, yaba ku gafi, yaba ku gafiriti, yaba iki mwebwe mushobora kubyumva mukumva ni ibintu bisanzwe, ariko n'abana biriraga umusigi, n'abana biriraga ibiryo bya bindi byo muri puberi. Iyo bageze ku gafiriti n'agasake n'agakoko barashima, bakashima izina ry'Imana. Rero ndashimira uyu muryango cyane uko bimeze ko ariko kose. Murabona ko Yesu yagize neza, Yesu yahinduye ibihe, Yesu yagize neza, kandi turacyakomeza gushimira izina ry'Imana. Kandi nizera yuko Pastor Theogene yajyaga avuga akatubwira ngo bana banjye, bana b'Imana, njyewe mbabatije mu izina rya Data na Pasiteri natoranyijwe n'Imana, meze kwegera Imana, kandi Imana izakora indi mirimo irengeje ibyo yakoze bwa mbere aracyakora. Rero ndabona gahunda yacu n'umubyeyi wacu ahageze, mureke tumwakire ubundi dukurikire iyindi gahunda. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Nakoze mukozi w'Imana, ndagira ngo n'ubundi tube turirimba iyi ndirimbo ya Magana ane mu gushimisha Imana.
uvuga ngo twebwe abasiganirwaho dutegekwa Simba wa Yuda aze kugera hano niwe mu kanya n'ubundi uraza gukomeza indirimbo ya magana ane ubundi muzo gushimisha Imana twese bw'abasiganirwa abo dutegekwa twitegeye ururembo tuzarutaha urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira reka rero reka mbaganirire. Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, turagushimye kuko ari wowe waturinze iminsi yose yatambutse, zuko amakuba n'ibyago bitari bituguse, ariko habayeho kurinda kwawe Mwami. Turagushimye rero kuko uyu munsi ari wowe wawuteguye ko tuzaba turi aha ngaha twibuka inshuti yacu twabanye mu murimo kandi wabwirije ubutumwa bwiza nk'uko wari waramutoranyije. Turaha rero muri uwo mwanya wo kumwibuka, twibuka ibyo yakoze kandi wamukoresheje Mana. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tuguhaye ikaze kugira ngo wurubukire kubana natwe, uze udufashe utugirire neza, buri muntu wese abashe kumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari imbaraga, ijambo ryawe ni indorerwamo, ijambo ryawe rijya risenya ibihome by'umwanzi, ijambo ryawe rijya ryubaka imitima yose yasenyutse, kugira ngo buri wese uri aha ngaha abashe kumva ijambo ryawe ricengere mu mutima we, kandi abashe kureba amenye uko hano kuri iyi si duhari igihwayihwayi ni akanya gatoya atariho iwacu, gakondo tuyifite mu bwami bwawe. Niyo mpamvu rero buri wese akwiriye kwibuka Mwami, agatekereza kubw'ubugingo bwe, agatekereza iherezo ryabo. Fasha rero umukozi wawe umugirire neza, imbaraga zawe zimanukire muri we, duheje imyuka mibi mu izina rya Yesu, ahubwo umwuka wera amanuke tugote agati muri twebwe. Ngushimiye ko byumvise, icyubahiro n'ikibi cyawe byose mbisabye nizeye mu izina rya Kristo wabambwe. Amen. Pastor arakoze, Imana imuhe umugisha. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana yo kwinjira muri iki gikorwa cyo gukomeza kwibuka niyo nshuti Tojeni Pasiteri. Hanyuma tujye kwifashisha ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 umurongo wa 50. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 turasoma duhereye ku murongo wa 50. Aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. 51. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfiriye, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ndagira ngo twongereho andi magambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho byahishuriwe Yohana turasoma, byahishuriwe Yohana turasoma duhere ku murongo ibice 14 umurongo wa 13. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu.
umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mwakirereza ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo narishatse kubabwira ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo impanda y'Imana izavuga. Impanda izavuga, ariko ni bande izavugira? Ni abantu bizeye umwami Yesu, ni abantu bakoze ibyo Yesu ashaka. Impanda izavuga kandi izavuga koko. Bamenera ibanga twese uko turi hano, hari abazapfa ariko hari n'abatazapfa. Ab'impanda izasanga batarapfuye abo bazahindurwa, ariko abapfuye bo bazazurwa. Kristo niwe uzabazura. Bibutse neza yuko Pastor Theogene arasinziriye, aharyamye arasinziriye, ibitotsi asinziriye nta wundi uzabikangura usibye Yesu. Niwe wenyine ufite ubwo bushobozi bwo kuzakangura abantu bose basinzire muri ibi bituro bari hano hafi ya bose. Niwe ufite izo mbaraga wenyine. Rero izo mbaraga zizabaho ryari? Zizabaho ubwo impanda y'Imana izabivuze. Paulo abibwiye Abakorinto aravuga ngo reka mbamenere ibanga. Aravuga ngo nuko bene data twese ntituzasinzira, ariko abari muri Kristo Yesu bakiriho bazahindurwa, ariko abapfire muri Kristo Yesu bazazurwa, kandi bamara kuzuka bazambara umubiri utabora, kuko uyu nguyu uborawo uwo munsi uzaba wambitswe undi mubiri wo kutabora. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Bibutse neza rero twese uko turi hano, hari abazasinzira, hari impanda, hari abazumva impanda bitewe nuko ariko Imana yabigennye. Nongere rero mbibutse neza yuko Pastor Theogene nzahuke nubwo asinziriye akaba aryamye ahangaha, ariko igihe kimwe impanda ya Kristo nivuga kuko yapfuye yizera umwami Yesu, iyo mpanda izamuzura. Ibyo nibyo byiringiro abera dufite, ibyo byiringiro abizera umwami Yesu tugendana. Rero natwe uko turi hano, ndabasaba mbinginga muri Kristo Yesu kugira ngo buri wese ajye ahora yiteguye kandi abizi neza yuko ari umushyitsi ndetse n'umwimukira. Bibutse neza ko iwacu ntabwo ari nangaha, niko Paulo yandikiye Abafilipi, yarababwiye ngo iwacu sinahanga. Mu bice 3:20 yaravuze ngo iwacu sinahanga, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa zaba. Iwacu no sinahanga, mujye mubimenya ko twese uko turi ahangaha turabashyitsi ndetse n'abimukira. Cyo mujye mukimenya kandi buri muntu wese bijye bimubera igitsika mutima. Hanyuma icyo gihe kindi nanone Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa mbere, yavuze amagambo meza. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu mumwizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngiye abadahari mba bibabwiye, ariko ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Turashimira Yesu nubwo yagiye, ariko nawe yagiye kudutegura aho tuzagira guteyemwe tuzaba. Bivuze rero ngo impanda izavuga, abapfire muri Kristo Yesu bazurwe, n'abazabakiriho bahindurwe, hanyuma dusanganire umwami wacu hehe mu kirere. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Irindi jambo twasomye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ryavuze amagambo akomeye. Ni ijambo umwuka yavuze cyangwa se Yohana yahishuriwe. Yaravuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti, uhereye none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka aravuga ngo ye, ngo waruhuke imiruho n'imihate, ngo kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize guteyemwe ibaherekeje. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none turi hano twibuka Pastor Theogene, twibuka imirimo ye, twibuka urukundo yakundaga abantu bagiye batandukanye, nkuko mwene data Eric umuvuga butumwa amaje kubivuga mu buhamya. Abantu bavuga kuri Pastor Theogene ni benshi, ariko icyo twebwe tuvuga uyu munsi wa none nuko imirimo myiza ya Pastor Theogene niyo turimo twibuka. Nacyo gituma uyu munsi wa none duhagaze hano turibuka ibyiza Pastor Theogene yagiye akorera, cyane cyane mu rwego rwo kugenda abana ku mihanda bari bishwe n'ibiyobyabwenge. Imana rero ihabwa icyubahiro. N'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha imfubyi no gufasha abatishoboye no kubakira abantu amazu, ibyo byari ibikorwa bya Pastor Theogene, nibyo byarangaga ubuzima bwe. Hanyuma rero buri muntu wese rero azirikane gukora imirimo myiza kuko ari izaduherekeza, ariko kandi nanone n'uwakoze imirimo mibi nawe izamuherekeza. Ariko uyu munsi twebwe turavuga imirimo myiza Pastor Theogene yakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusengere dushimira Imana, hanyuma nze mbabwire ikindi gikorwa tugiye gukurikizaho. Mana yo mu ijuru turagushimiye, imitima yacu turayikweretse twe turi hano uyu munsi.
Pasiteri Tojene warasinziriye, n'ibi ngibi tuvuga ashobora kuba atabasha kubyumva, ariko twebwe tukiriho tubasha kumva aya magambo. Duhe gukora imirimo myiza kandi duhe kuzirikana ko natwe igihe kimwe tuzava muri uyu mubiri, natwe tugasinzira, ariko tugasinzirana ibyiringiro by'uko impanda izavuga, kandi impanda izavuga koko abapfuye bizeye umwami Yesu bahindurwe basanganira umwami wacu mu kirere, natwe abazaba bakiriho duhindurwe dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere, kandi imirimo myiza uyidushoboze kuyikora kuko ari izaherekeza abera. Gushimiye yuko ukomeje kubana natwe, kandi igikorwa cy'uyu munsi ukomeze kukibamo, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ngira ngo twagize umugisha wo kubona abantu benshi bagiye batandukanye bari hano. Hari n'abandi badutegereje hariya mu Gatsata aho bita kwa Jorome, aho igikorwa nyirizina cyo kuza gufungura iyi fondasiyo yitwa Niyo Nshuti niho kiri bubere. Ni naho turi buze gufata umwanya wo kwakira abantu tuberekana, ariko hano ntabwo byadukundira muri urwo rwego kubera ko dufite gahunda zisa nkaho zirukanka, cyane cyane bitewe n'abantu bafite gahunda zigiye zitandukanye. Hanyuma rero aka kanya turagira ngo twakire mama Pasiteri Asiya kugira ngo bari we utubimburira kubw'ijambo y'abafite n'abantu bafite indabo, hanyuma bazirambika hano hejuru kuri iyi mva. Ibindi dusigaye icyo gikorwa nikirangira turaza kumva ibindi ijambo rikurikira. Murakoze. Amen. Telefone yanjye ati narinda gufotora ndakurebera sasa nifatire n'iya sound card. Tugeze hano amahoro mu muhanda mu nzira zose twaciyemo, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero ntangaha kugira ngo twite twerekeza hariya mu Gatsata, ndashima Imana kubw'uyu munsi yadushoboje kuwugeramo kabiri, ikadushoboza iki gikorwa. Mbashimira namwe mwese mwaje kumfasha gukomeza kwibuka umutware wanjye. Ndabashimiye. Harimo abapasiteri, Yesu abahe umugisha, abarimu Uwiteka abahereze umugisha, abavugabutumwa Umwami Imana abahereze umugisha, abavandimwe basabiye umugisha, n'inshuti mwebwe mwese uko muri aha, ni ukuri muri inshuti zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abankera umugisha mwinshi cyane, n'abana banjye Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubibwira hariya kuri sale aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi mwagize neza, ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana bampera umugisha kubw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona hariya, Imana ibaha umugisha. Impande zanjye hari ababyeyi, mwagize neza cyane kumba hafi. Ibindi turabikomeza mu kanya. Ndumva rero yatubimburira n'abana mu gushyiraho indabo, nyuma natwe tukaza gukomeza dushyiraho indabo. None turangiza turaza gukomeza twongera dusuza umwanya Fisto kugira ngo asenge Imana, hanyuma duhite dusubira mu modokari dukomeze igikorwa cyo kujya hariya mu Gatsata kwa Jorome. Naho mw'isi naho mw'ijuru ni wabo wabizera. Naho mw'isi naho mw'ijuru ni wabo wabizera. Tuzimuka mw'isi tujye iwacu, naheza twubakiwe n'Umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza yubaka mu isuku tutarabona. Niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Niho
niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abashaka ubugingo budashira, nimumwizigira azabarengera, muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza.